ngo ntishobora no kuramira inkozizibibi. Tunabwira abantu bari guca muri dodani Imana bacishijemo ngo bakomere. Kandi dodani ishobora kuba umuturanyi, dodani ishobora kuba nyogosenge, dodani ishobora kuba hariho igihe utinda mu bibazo abantu bakagira ngo uri mu buzima Imana idashima, abantu bakagira ngo uri mu buzima Imana itabona. Ati Imana irimo kuguhana. Ati Imana iri kuguhana. Uzi ko hari ibintu bikubaho abantu bakavuga batawa. Merutse kuvuga ngo iyo ubuzima bufite abanzi nibwo buryoha. Ntushobora gutera imbere udafite abantu bakwanga. Kuko abo bantu bakwanga batuma Imana ikora ibyo ubu dufite abantu barwikatiye baba muri gereza bifungiye bavuga ko Imana yabataye. Kandi umugani ugana kariho. Yego. Siko umunyarwanda yavuze. Ntibisaba kuba umuntu amaze igihe mu idini cyangwa mu rusengero nubwo bimaze nabyo ari byiza. Ntibisaba ko umaze igihe runaka muri korari. Yego. Ahubwo reka turangira abantu ahantu isoko bashaka kuguriramo ubwiza. Urumva ushaka ubwiza? Byo kwisiga. Urumva ushaka ubwiza? N'Imana rero niba wumva utata ubucuruzi bwawe ntutu umuntu ukunda, ntuti ibyo ukunda, Imana ntishobora guta umuntu w'intungane. Uzatinya inshuti, uzatinya inshuti ushaka kubana nayo wagize ibirori ntihagere, waba wapfushije ntisibe buri mugoroba ku kiriyo. Karabaye. Iyo nshuti urayumva? Igihe ufite ibirori nagahagera. Iyo nshuti igihe ufite ibirori biri busy, igihe ufite fete runaka biri busy. Ariko iyo wapfushije ntisiba ku kiriyo. Ubuzima Imana yishimira hari ibintu biburanga. Icya mbere ni ubuzima buca bugufi. Yego. Kuko ndagushima ikiganiro gifunguye, reka mbwire ngo Imana iguhe umugisha kandi kurindwa n'Imana bigwire muri wowe, umucyo w'Imana ukurasire, ineza y'Imana ikubonekeho cyane, ikikurimo kiruta cyane kikuriho, icyo ukora si icyo uri cyo, kuko icyo ukora kirasharika icyo uri cyo, ntago gishira, uri umwana w'Imana. Nitwa Ndamukunda Patrick. Nishimiye ko tubana, Imana iguha umugisha cyane, kugirwa neza n'Imana bikubeho cyane 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 cyane, ineza y'Imana igutembeho cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Ikirezi Esther, akunda bavuga ngo ndi icyuma cyamanutse Esther. Arakajya akunda kuvuga kera ngo uri icyuma. Ndi rutamizabiri rwa nta mushobora. Icyo ni ikivugo cyo mu buto. Ndi rutamizabiri rwa nta mushobora, icyuma cyomotse ku ndege igenda. None se undi wo mukobwa arivuga cyangwa umugore koko? Yesu. Yarabambwe turabamburwa. Hanyuma kuba yarabambwe tukabamburwa biduha ubushobozi no kwivuga bwo kuba abagabo bo kumuhamya kandi twambaye amajipo. Urumva? Namwe muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya. Ntabwo rero abagabo ari abambaye amapantaro. Abantu banyumve ni abantu, umuntu wese umuhamya akavuga ngo naramubonye, ni umugabo wo kumuhamya. Kandi ushobora kumuhamya ugaburira abashonje, ushobora kumuhamya ufasha abana bari mu mihanda, ushobora kumuhamya wita ku bapfakazi n'imfubyi, ushobora kumuhamya uririmba, ushobora kumuhamya ubwiriza. Rero abo bwabo bagabo aho bari ndabashuhuje. Bagubwe neza. Ikivugo. Ubwo rero niba turi abagabo twemererwa no kwivuga. Bambaye amapantaro urusha kwivuga. Hajya bavuze ngo iki? Ndagakunda rimwe. Hajya ngo ndi rutamizabiri rwa nta mushobora, icyuma cyomotse ku ndege igenda. Haleluya. Ni haleluya subwo? Cyane. Cyangwa ni guma. Ni haleluya. Turabashimiye ko mudukurikira bari ku mugabane wa Aziya, Amerika, Iburayi n'ahandi. Mwese mugira ibihe byiza no muri Afurika, abantu bari Zimbabwe, abantu bari Malawi, abantu bari Mozambique, nabize ko mudukurikira. Esther azwiho ahantu cyane, ngiye mbona comment nyinshi. Esther, karama, nongeye kugirwa amahirwe yo kubana nawe. Murakoze cyane. Bameze gutabo muhira? Kuri uyu munsi tumeze neza. Urakomeye? Yego. Kamabuye. Nk'amabuye. Yes, reka usenge tuze kwinjira mu kiganiro dufitanye uyu munsi. Senga. Mwana w'intama w'Imana Mesiya, warakoze kuturinda, warakoze kubana natwe. Duciye bugufi kugira ngo tweze udutunganye, tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Twagucumuyeho ntitwashyikira ubwiza bwawe, twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe. Niko Pawulo yavuze, ariko duciye bugufi ngo tweze udutunganye. Mbese twari bantu ki? Twari abo kwande? Pawulo yavuze ngo turashimira Kristo Yesu watugiriye icyizere, akatugira abo kwizerwa, akatugabira umurimo.
aravuga ngo ku bwa kavukire zacu twari abo gupfa, twari abo kugirirwa umujinya, ntitwari abo kugirirwa imbabazi. Aravuga ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ituzuranwa na Kristo, turashima Imana ko yatuzuranywe na Kristo. Imana ishimwe. Umuririmbyi yaririmbye avuga amagambo meza, aravuga ngo wowe mutima urira ngwino uze kwa Yesu. Haleluya. Aravuga ngo amakuba yawe uyamubwire, tuje imbere y'Imana kubwira Imana amakuba yacu mu izina rya Yesu. Undi yavuze ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe. Aravuga ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana. Aravuga ngo ufite umutima w'urukundo kuko ujya intungisha ibinkwiriye. Aravuga ngo umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro. Dushimiye Imana, dushimiye Imana idaharara ngo ihararukwe, dushimiye Imana ivuga neza, dushimiye Imana yomora inguma iz'abantu babona n'izo batabona, dushimiye Imana idusindagiza, dushimiye Imana yo kwizerwa, Imana idukomereza amaboko. Yesaya yahanuye aravuga ngo abasore b'imigenda ngo bazagenda baruhe, ngo bazacogora rwose. Aravuga ngo ariko bategereje Uwiteka ngo bazasubizwa intege nshya mu bugingo. Yeremiya aravuga ngo hahirwa wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu azabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto. Aravuga ngo uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo icyo arimo gukora kimubere cyiza. Imirimo y'amaboko y'umugisha umwagurire imbago, murwanirire muri byose kandi umwiyereke mu izina rya Yesu. Salomo yanditse aravuga ngo imigisha utanga nta mubabaro wongeraho. Aravuga ngo abantu ngo kandi ngo uwicisha bugufi muri bo ngo akubaha Uwiteka ngo ingororano ye n'ubukire icyubahiro deseri ikaba ubugingo. Pawulo yahamirije Abaroma aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora, ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Sengeye abantu bagikora neza mu izina rya Yesu, banteje amatwi barangurikiye, baha umugisha, bakomereza amaboko, babambira amahema, bacira inzira aho zitari, babera ibyiringiro, babera ubwugamo, biyereke muri byose, bitamururire nk'uko witamururiye Abisiraheli mu izina rya Yesu. Bitamururire nk'uko witamuriye ku nyanja itukura, bitamururire nk'uko witamuriye ku itanura, bitamururire nk'uko witamuriye mu butayu, bitamururire nk'uko witamuriye Yeriko, bitamururire nk'uko witamuriye kuri Ai. Itamurire mu izina rya Yesu, kuko uri Imana yitamurira mu gihe umuntu arimo ndetse n'igihe kizaza. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikora, uri Imana itabara igatabarukana intsinzi. Turagushimiye, nta ntambara n'imwe watabayemo ngo utabarukane gutsindwa. Intambara zose warwanye warazitsinze, uri Imana yihagije. Ndagushimiye, ngaho bana natwe Mwuka Wera aganza ubugingo bwacu muri iki kiganiro. Imbaraga z'Imana zidushigikire, ubutware n'ubushobozi by'Imana bibane natwe. Womora inguma z'imitima iduteze amatwi, womora inguma z'imitima idukurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Bantu bari Witeka bububye kubw'imibabaro, ubunamure, ubahe kunamuka, ushingure icumu mu ntagara, wimire ibibagenza, ubagirire neza muri byose. Ndagushimiye kumva gusenga kandi uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Yego, urakoze cyane kudusengera. Imana iguha umugisha cyane. Ndizera ko abantu baguwe neza. Urakoze cyane cyane cyane. Aha, uyu munsi turaganira ku iki kintu. Tuganira ama topic atandukanye. Turaganira ku buzima. Kubaho ubuzima Imana yishimira. Ese koko birashoboka? Uzi ngewe ikintu mise nunguka. Nuko kubaho ubuzima Imana yishimira ntibisaba titire. Ntibisaba kuba umuntu amaze igihe mu idini cyangwa mu rusengero nubwo bimaze nabyo ari byiza. Ntibisaba kuba umaze igihe runaka muri korari. Yego. Kubaho ubuzima Imana yishimira ntabwo bisaba kuba uba mu gihugu runaka. Oya. Kubaho ubuzima Imana yishimira ntabwo bisaba kuba ufite ibya mirenge ku ntenyo. Ndaguha urugero. Uzi ko Dawidi, jye buriya nkunda Dawidi, ni girlfriend ndamwemera. Dawidi ni brother. Dawidi niwe muntu wabayeho ubuzima Imana yishimira. Mu Isiraheli yose aragiye intama, atari inkeragutabara, atari na daso, atari n'umunyerondo, atari n'umupolisi, atari n'umusirikare. Imana imwitegereje ibona niwe ufite umutima umeze nk'uko ishaka.
imagine ko atigeze aba n'umunyerondo nibura ngo ararira iduka ry'umuturage, ariko kuko ari mu buzima Imana yishimira ngo imwitegereje mu Isiraheli ibona niwe ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Ikibazo mfite ni ikirombero kwenda tujya kure cyane. Ni ubuhe buzima Imana yishimira? Ubuzima Imana yishimira hari ibintu biburanga. Icya mbere ni ubuzima buca bugufi. Yego. Kuko Salomo yavuze mu Migani 22:4 aravuga ngo umuntu wicisha bugufi. Ubuzima Imana yishimira umukristo akwiye kubamo Imana ikabwishimira n'ubuzima buca bugufi. Icyo ni icyantu cya mbere, uwicisha bugufi. Icya kabiri ku mukristo ukwiye kubaho mu buzima Imana yishimira ni ukubaha Uwiteka. Yego. Kuko Salomo yavuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ze yagaragaje n'ingororano. Yavuze ngo ingororano ze ni ubukire, ni icyubahiro, ndetse rikaba ubugingo. Udese ibyo abantu bashaka ari ibindi. None se Pawulo ntiyabwiye Abaroma mu bice 2:7-8 ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babushakisha gukora ibyiza badacogora. Ahubwo reka turangire abantu ahantu isoko bashaka kuguriramo ubwiza. Urumva ushaka ubwiza? Ibyo kwisiga. Urumva ushaka ubwiza? Kiranuka. Urumva ushaka icyubahiro? Icishe bugufi. Urumva ushaka kumenyekana? Ubaha Imana udacogora. Iyo niyo password. Turaza kureba undi muntu witwa Yobu. Yabayeho nawe mu buzima Imana yishimira. Bavuga mu gihugu cyawe usanga hari umuntu witwa Yobu ngo yari umukiranutsi gutunganye rwose. Yego, reba aho ngo muri robo uraza kuhasoma. Ndahasoma. Yobu ni umugabo abantu bakunda no kujya impaka bamwe ngo ntago yabayeho. Ntabaho ngo ni umugani. Ngo ni umugani. Yobu yabayeho ubuzima Imana yishimira, ariko reka tunemere ko gwaba ari umugani. Umugani ugana kariho. Yego. Siko umunyarwanda yavuze. Reka tunemere ko ari umugani aho ngaho. Ariko noneho si n'umugani bira ntiyatinyutse kwandika ibintu by'imigani. Kuko ari ahantu biri yatubwira Yesu Imana yavuze ngo nubwo Yobu ngo haboneka ngo Yobu ngo na Danieli ngo nake ngo ntabwo basanga ngo nakiza ubugingo bwabo gusa. Yumvikane ko yabayeho. Yobu yabayeho kuko Bibiliya igaragaza ko aratuye mu gihugu cyitwa Ubusi. Nkuko twumva ibihugu abantu batuyemo hirya no hino ku isi. Bavuga ngo yaratuye mu Rwanda. Yego. Ubundi abantu dukwiye kubaho mu buzima Imana ishima. Dukwiye kuba mu buzima Imana yishimira. Ubuzima kandi ubuzima Imana yishimira natwe dukwiye kuba dufitemo uruhare. Dukwiye kubaho mu buzima Imana yishimira, dukwiye kubaho mu buzima dushima Imana. Tukayishima. Reka dusome Yobu 8:20. Haravuze ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane kandi ntizaramira Inkozizibibi. Akanwa kawe izakuzuza ibitwenge n'iminwa yawe izavuza impundu. Abakwanga bazambikwa isoni kandi ihema ry'Inkozizibibi ntizizongera kubaho. Urabyumvise? Iyo umuntu ari mu buzima Imana ishima, hari ibintu igambirira ku buzima bwe. Icya mbere ni uko Imana itamuta. Muri make ntimutererana. Igumana nawe. Ubu dufite abantu barwikatiye baba muri gereza bifungiye. Bavuga ko Imana yabataye. Kandi ijambo riravuze ngo Imana ntizata umuntu w'intungane. Icyo usabwa ni uko utungana mu maso y'Imana ubundi ikakwishimira. Hanyuma erega nta muntu wanga guturana n'umuturanyi mwiza. Umuntu wese aba yumva yaturana n'umuturanyi mwiza. Buri wese akunda ibyiza. Buri muntu wese akunda ibyiza. Abana beza, urugo rwiza, akazi keza, ubucuruzi bwiza, business zigenda. N'Imana rero niba wumva utata ubucuruzi bwawe, ntuta umuntu ukunda, ntuta ibyo ukunda, Imana ntishobora guta umuntu w'intungane. Kandi ngo ntishobora no kuramira Inkozizibibi. Niko Bibiliya yavuze. Uyu nguyu ni umugabo witwa Yobu. Ni Babirudadi ngo bahamya Yobu nyine ngo ko ari indyarya. Kandi ngo zari inshuti ze. Zari inshuti ze. Patri ushobora kuba mu bihe mu buzima Imana yishimira. Inshuti zawe ntizibimenye. Ahubwo zikagushinza ibyaha. Ahubwo zikagushinza ibyaha. Kuko iyo uri mu buzima Imana yishimira igucisha mu mihanda ishaka. Iyo uri mu buzima Imana yishimira igucisha aho ishaka. Iyo bishatse gucisha muri dodani, tunabwira abantu bari guca muri dodani Imana ibacishijemo ngo bakomere.
kandi dodani ishobora kuba umuturanyi, dodani ishobora kuba nyogosenge, dodani ishobora kuba ABCD, ishobora kuba nyiranzage na sebishyimbo na nyirabihaza na nyirasoya. Dodani y'Imana ntishaka kubura hica, Imana ntishaka kubura higucisha. Hako Bibiliya iravuze ngo ntizata umuntu w'intungane, ariko kandi ntizanaramira inkozizibibi. Yobu rero ngo bamaze kumubwira gutkiza inshuti ze, Bibiliya itwereka ko babimubwira ari nko kumuryarya, bamuhamya ko ari uburyarya, bamuhamya ko Imana itamuzi, bamuhamya. Hariho igihe utinda mu bibazo abantu bakagira ngo uriho mu buzima Imana idashima, abantu bakagira ngo uriho mu buzima Imana itabona. Ati Imana irimo kuguhana, ati Imana iri kuguhana. Uzi ko hari ibintu bikubaho abantu bakavuga batawa, niko babwiye Yobu ngo isuzume neza, ngo isuzume, ngo igenzure. Ariko Yobu yarababwiye ngo yimura imisozi itabimenye, yarabihoreye baravuga. Urumva bamubwiye bati Imana ntizata umuntu w'intungane, gute se warwara, gute abana bawe bapfa, gute umugore yaguta, gute ibyabo byagushiraho. Ati Imana igushize ku karubanda, ahubwo Imana igushize ku karubanda. Ntabwo rero ishobora kuramira inkozi zibibi. Bari bashatse kumvisha Yobu ko ari inkozi zibibi. Mbwira abantu badukurikiye, hari umuntu uriho mu buzima Imana yishimira. Urumva yanze gusambana kugira ngo aronke akazi, kubw'ubuzima Imana yishimira atuyemo. Aravuga ati bitinda bitebuke nzakabona, ariko ntaciye mu nzira Imana itishimira. Hari abantu batsimbariye ku nzira akanga gusambana. Erega dufite abantu bafite akazi kadafite ubuhamya Patri, bafite amazi adafite ubuhamya, bafite ubucuruzi budafite ubuhamya, buriye indege bidafite ubuhamya, bafite amatelefone adafite ubuhamya, bafite ibintu bidafite ubuhamya n'amazu. Ariko uyu munsi hari umuntu utegereje ko Imana imuha iby'ubuhamya. Uwo muntu ariho mu buzima Imana ishima, akoranye n'Imana muri make. Yobu rero ngo abatega amatwi yumva ibyo bavuze, arangije arababwira ngo ubu ngubu ntimureba, yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwinshi, itigisisi ikayikura hayo. Arabahamiza arababwira ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka. Uzi ko izi nshuti zagarutse ngo zigasengera kwa Yobu iminsi 7, bagasenga umunsi wa mbere nyine bavuga ngo Imana ibigaragaza, ngo Imana ibigaragaza. Ubu dufite abantu bagiye kanyarira kudusengera, ubu dufite abantu bagiye kanyarira kudusengera. Hari abagiye kuguhirika, hari abagiye kinzanye, hari abagiye kwibaba ry'ikizo. Urumva ntabwo nta muntu ubura abanzi. Merutse kuvuga ngo iyo ubuzima bufite abanzi nibwo buryoha. Ntushobora gutera imbere udafite abantu bakwanga, kuko abo bantu bakwanga batuma Imana ikora ibyo batatekereza. Aho ntabwo twemeranya rwose. Uziye bifite abanzi nibwo nawe ubuzima bufite abanzi nibwo buryoha. Ubuzima bufite abanzi nibwo buzima bwiza. Kuko nusanga Yobu yari afite, erega hari n'igihe ufite inshuti zikoze ngo Yobu yarwaye ibisebe, umugore yamwihakanye. Abirudadi n'abazafari n'abayirifazi, umva nkubwira akazi bamukoreye. We yari asanzwe azi ko ari inshuti bakundana. Hariho igihe buriya uzatinya inshuti, uzatinya inshuti ushaka kubana nayo wagize ibirori ntihagere, waba wapfushije ntisibe buri mugoroba ku kiriyo. Karabaye iyo nshuti urayumva. Igihe ufite ibirori nagahagera, iyo nshuti igihe ufite ibirori biri busy, igihe ufite fete runaka ibiri busy. Ariko iyo wapfushije ntisiba ku kiriyo. Wana muhamagara gaza gufasha imirimo ngo reka uranamubwira utese ko ndi bushingira akana ko muri famiye wamfasha iki, akakubwira ati simpari. Ese dufite wamfasha iki, akakubwira ati simpari. Ariko pfusha ugira ibyago araguha amafaranga atigeze aguha. Hari abantu rero bakunda ibipfuye kurita ibizima. Rero niba uri umuhanga wo kumenya inshuti, uzayimenya ugeze mu bibazo, uzayimenya ugeze mu burwayi, uzayimenya ugeze mu makuba, uzayimenya ugeze mu bibazo nk'ibyo Yobu yaciyemo. Icyo gihe kandi ubuzima tubayemo Imana yishimira butwereka abantu banyabo b'umumaro, butwereka abantu banyabo bo kugendana nabo muri uru rugendo rw'ubuzima. Noneho rero ngo bazofari baramubwira bati Imana ntishaka kuramira inkozizibibi. Baraza ngo basengera iwe, rero bamubwira bati ariko wakwihannye ibyaha wakoze. Dufite abantu batubwiye bati ariko niba warabikoze wabyihannye, niba warariye icya 10 wakwihannye ukisubiraho ko ari cyo kiguteje inyatsi. Ese warakubira ibintu byari unabikubwiye koko urabona bizaguhira. Kwama mbivuze nuko bihari byavuzwe. Wabana byakuye hari umuntu wakubwiye ati ko wasenze Imana ikaguha amakuru neza. Ako hari umuntu wambwiye ati ariko ubwo ubundi wasenze Imana washatse Imana yavuze, ubundi mbwira washyingiwe Imana yavuze. Ariko Yobu yaravuze ngo uyu mubiri wanjye numara kungerageza, hanyuma nimara kugeragezwa, umubiri wanjye numara kubora, nzabona umwami Imana yanjye mfite undi mubiri. Aravuga ngo na amaso yanjye azayireba sayundi. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo igira icyo yitumye ninde wayivuguruza. Aravuga ngo icyo umutima w'Imana ukunze nikikora. Imana ntabwo kubaho mu buzima
itwishimira ari uko dufite ibintu byose biri tayari n'igihe bitari ese tayari. ubundi hari umuntu ugira ibintu byose buriya? Hari umuntu ugira ibintu byose? Hari abantu bagezeyo, hari abantu batigeze baca muri rya sayo mu Kristo yanyuzemo, batambukiye ku tubuye, bakikiye bagatambuka ku tubuye. Aba bantu rero batambutse ku tubuye, urumva kubona akazi ntibyabagoye, bakoze babona imiryango, urumva kujya i Burayi ntibyigeze bibavuna, afite umugezayo, urumva afite umugezayo, afite umuvugirayo. Aba bantu ntabwo byigeze bibagora. Noneho Yobu amaze kubona inshuti ze, ibaze ko inshuti ze zamwihakanye kubera ubuzima Imana yishimira. Ese ubundi uzi ko Imana ikwishimira ikwirata? Irakwirata, ibwira Satani ikamubwira iti ariko witegereje ko muri Nyarugenge mfite umuntu witwa Patrick, uzi yuko mu kazi akora atajya arya ruswa, uzi yuko ari wa muntu utajya urya wenyine agaburira n'abashonje, uzi yuko wa muntu atajya yambara wenyine yambika n'abandi, uzi yuko ari umufatanyabikorwa w'umurimo wanjye. Hanyuma iyo rero imaze kukwirata, Satani aragusaba akavuga ati ariko wamumpaye. Ikintu gituma asapotinga abaririmbyi nuko wamuhaye umugisha mpa business ye. Imana irabizi neza kubera ubuzima mubanyemo, ubuzima ubayemo, mbega urwego mubanyemo, irabizi neza ko Satani ibyo yaguteza byose bitagira icyo bigutwara, mbega bitayikuvuvunura mu kiganza, kuko ubugingo bwawe irabufite. Hanyuma kuba Satani yatera umubiri ntacyo bivuze, ubugingo biri mu biganza by'Imana. Yobu rero niyo mpamvu yavuze ngo nzi yuko ushobora byose, nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe. Yarashatse kugaragariza Imana ko nubwo ushaka kuba uri mu buzima Imana yishimira ariko abantu batabwishimiye, nabyo bibaha. Abarozi ntibabwishimire, baturanyi ntibabwishimire, na famiye ntizibwishimire, kuko twagiye tubona abantu bagiye bakizwa imiryango irabaca, irabirukana. Aha ngira ikibazo, ese ubuzima Imana yishimira ni ubuzima butunze, ni ubuzima buri mu bukene? Ntabwo ari ubuzima bufite amafaranga, ni ubuzima bumeze gutubura. Kuko ubuzima hano hanze hari abantu bafite imibereho ariko badafite ubuzima. Abantu bakwiye kugira ubuzima Imana ishima, bagatandukanya imibereho n'ubuzima, kuko ubuzima buturuka muri Kristo. Hari abantu bafite imibereho batakirya ibirayi bikaranze, ariko hari abantu bafite ubuzima muri Kristo babirya bitogosheje, bakabirya birunze, bakabirya binakaranze. Kugira ubuzima muri Kristo, kugira ubuzima mu Mana, kubaho mu buzima Imana yishimira, biguhesha kurya ibyica ntibigire icyo bigutwara. Ariko iyo ufite imibereho udafite ubuzima muri Kristo, barakubwira bati ntukongere kunywa isukari, nywa litiro 5 z'amazi ku munsi, jya ukora siporo nyinshi. Urabyumvise? Baragutera amabuye. Abantu bose babibwiye nicyo kibazo bagize. Abantu nibashishikariye, hari abantu badukurikiye babwiye ngo ntugafate isukari, ntugafate inyama zigabanye. Urumva Satani yabagabyeho igitero, erega ashobora no kukikugabaho Imana yakwirasa ikavuga iti ngewe Chantal nubwo yaba arwaye diabete azampamya, nubwo yaba arwaye hypertension azampamya, nubwo yaba afite hepatite azampamya, nubwo yaba arwaye kanseri azampamya. Urumva Satani akavuga ati ariko Chantal atagukorera ntabwo wamuhaye ubuzima, aratekanye ntaho aniha ntaho ababara. Urumva ntabwo abantu tubaciriyeho iteka, ahubwo ndagira ngo bakure amaso ku bitero Satani yabagabyeho, bakure amaso ku burwayi, bayahange kukiza uburwayi, bayakure ku mibereho, bayahanga ubuzima. Ubuzima buri muri Kristo. Urabyumvishe? Kuko niba azura Lazaro amaze 4 mu gituro yapfuye, ntabwo ananiwe kuzura abazima. Siko bimeze. Niba azura abamaze gupfa ntashaka kunanirwa kuzura ibizima. Niba tabara ku manywa ntashaka kunanirwa gutabara nijoro. Niba tabara nijoro ntashaka kunanirwa gutabara ku manywa. Abantu nibakure amaso ku bintu bidafite umumaro, bayahange ku bifite umumaro. Yego, yitwa Ikirezi Esther, turimo turaganira kubaho ubuzima bushimisha Imana cyangwa bunezeza Imana. Niki cyambwira ko ubuzima ndimo bushimishije Imana? Hari ibintu 3 cyangwa 4 ushaka kukubwira ko ubuzima urimo bushimisha Imana. Icyambere Yesaya yaravuze ngo ideni ritaryarya Imana yemera n'umutima w'umuntu. Hanyuma iyo umuntu afite umutima, iyo umuntu afite umutima, kwanza kuba ufite umutima ukwiye kuba unafite ubumuntu. Kugira ubumuntu rero, kugira ubumuntu harimo ubunyangamugayo, harimo urukundo, harimo ubugwaneza. Hanyuma
Dawidi waravuze ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana i Siyoni. Na bene Kora baravuze muri Zaburi ya 84 baravuze ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana i Siyoni. Icyo ni icya kabiri. Mu mutima wawe, nyuma yo kuba ufite umutima ariko ukaba ufitemo n'inzira zigana i Siyoni. Icya gatatu nanone nshaka kuvuga ni ukuba warababariwe uri mu bantu bahiriwe. Aba bantu bahiriwe Dawidi yabavuze muri Zaburi 3:2 yaravuze ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha yakoze bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa n'umutima we ntube mu buriganya. Hanyuma yigeze avuga ngo hahirwa abantu bagenda batunganye bakamushakisha umutima wose. Biravuze ngo nyuma yo gutungana ukwiye no kumushakisha umutima wose kubera ko nta cy'ubugoryi uri gukora. Hanyuma yaravuze ngo kandi hahirwa abantu bitondera ibyo yahamije. Ikindi hahirwa abantu bashakashaka ibyo umwami ashima. Hahirwa abantu bashaka bakora imirimo myiza badacogora, kuko Pawulo yabivuze na natangiye mbivuga, yabibwiye ab'Iroma arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bashakishe gukora ibyiza badacogora. Ndumva ari cyo gisubizo naguha. Hanyuma urumva harimo urukundo, harimo gukora neza, harimo gushakashaka Imana udacogora. Isoza harimo no kugira umutima w'imbabazi, kuko Yesu yaravuze ngo utababarira mwene se ntashobora kubabarirwa, kandi udakunda mwene se abana ntashobora gukunda Imana atabona. Yego, ushobora kuba ugize ikibazo byo tumuganiriye na Kirezi, andika comment aho hasi utubwire ko ubyumva, umubaze, hariho nimero za telefone cyangwa unamuhamagare abe yagusana byinshi bitandukanye. Ariko ikendagira ngo wenda tuza no gusenga mu kanya, n'icyo uri mu dukurikiye yakora ngabeho ubuzima bunezeza Imana imwishime, niyo bintu yakora. Icyambere ni uguharanira gukiranuka, kuko turi mu isi y'ibyaha. Yego. Kandi Satani yayimanukiye afite umujinya mwinshi. Mbwira abantu ko nta ntwari nimwe ikwiye kwirata kuko ntituratabaruka. Yego. Murabyumvishe? Ndakumva. Mbese tuzahabwa impundu dutabarutse. Rero icyambere uyu muntu akwiye gukora ni uguharanira gukiranuka. Kuko Pawulo yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikananga imbere. Yego. Umuntu agerageza gukiranuka ariko ibyaha n'ibicumuro bikamutanga imbere. Uyu muntu rero akwiye guhora arwana ishyaka ryo gukiranuka. Kabiri ni ugusenga, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ikiganiro umwana agirana n'umubyeyi, ni ikiganiro umwana w'umuntu agirana n'Imana. Icya gatatu ni ukubana n'abantu bose amahoro, kuko umuheburayo yavuze mu bice 12 aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Reka nyongereho ngo n'uwo kwezwa, kuko utejejwe ntazabona umwami Imana. Biravuze ngo no kwezwa byunganira izindi ngingo navuze. Hanyuma ikindi ni ukugira urukundo kandi abantu bakumvira umwuka. Dufite abantu bafite urukundo ariko nta kumvira umwuka, kandi ni ibintu bibiri bigenda. Yaravuze ngo uzajya wumvira umwuka, kandi umuririmbyi yavuze ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo. Nta soni uzagira nubona Yesu. Reka dusaba abantu badukurikiye ngo bumvire umwuka kandi bagwiza urukundo. Bizabahesha ubuzima, bizabahesha icyerekezo, bizabahesha babigerekeho no gukora neza. Asigaye bagukurikiye kuri channel ya banifuza ko channel bayikurikira cyane, yitwa Gushima TV. Bayigeho babona ibiganiro bitandukanye, babibyumve, bakushira comment, bakoresha na like, munagana muri za telefone abari byiza. Ikireka ngushimire, reka fata abantu ubasengere, ubasabiye kubaho ubuzima bushimwa n'Imana, Imana yishimira. Turacyari imbere yawe Mana, utugenze uko ushaka. Umuririmbyi aravuze ngo habwe ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze. Wemeye kuza uraducungura, izina ryawe nirishimwe. Undi aravuga ngo Imana iraduteturuye, ijuru riratwibutse. Sengeye abantu banteze amatwi ngo bateturure. Teturura ababyeyi, teturura abagabo, teturura abagore, teturura abakobwa. Wigeze uteturura umugabo witwa Zakariya n'umugore we Elizabeti, urabateturura mu bantu, ubaha umwana w'umuhungu bamwita Yohana. Uherutse guteturura umugore witwa Sara afite imyaka 90, umuha kubyara Isaka, bisobanura ngo nuseka. Uherutse guteturura umukobwa witwa Rusi, abengukwa n'umugabo w'umukire witwa Bowazi. Ejo bundi wateturuye Hadasa
ubusa ari we Esiteri abengukwa n'umwami mu bihugu 120 byavuyemo abakobwa, aramutoranya mutunga inkoni. Uherutse guteturura umugabo witwa Morodekayi, uwari kumumanika ku giti amutambagiza umurwa. Haleluya, turagushimiye. Nuteturura abanyamibabaro babona ibyishimo, nuteturura abanyentimba babona umunezero, nuteturura abambaye ubusa babona imyambaro, nuteturura abashomeri babona akazi, nuteturura ababuze uko bagira ugira uko bagenza, nuteturura ababuze uburyo ubaha uburyo, nuteturura ababuze inzira ubacira inzira, nuteturura abantu babona bicikiyeho Uwiteka ubibadodere mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite ubutware, mu izina rifite imbaraga. Uwiteka Imana nyaguhora ku ngoma, ndasenze kugira ngo uteturure abantu bawe, uteturure abantu bagusenga amanywa n'ijoro, uteturure abantu bakwiringiye, uteturure abantu badahwema gushyigikira umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwana w'intama w'Imana, uko wateturuye abatubanjirije, ndasenze kugira ngo n'abaduteze amatwi bateturure. Urakoze, ndagushimiye kuduteturuye kandi Uwiteka utugiriye neza. Izina ryawe nirishimwe. Uko wateturuye Hana mu maso ya Penina, uteturura ababyeyi bankurikiye mwami, ubagirire neza, utunganya ameza yabo mu maso y'abanzi babo, kandi igikombe cyawe gisesekare kuri bo. Kugirirwa neza n'imbabazi bibomeho. Wigeze ubwira Mose, uramubwira ngo uba mu bwihisho bwawe, ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Aravuga ngo rata Uwiteka, ngo uri ubuhungiro bwacu, igihome cyacu kidukingira. Uramubwira ngo igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizadutinyisha, na mugiga irimbura n'umwambi ugenda ku manywa y'ihangu. Uramubwira ngo abantu inzovu bazagwa iruhande rwacu, ngo abantu ibihumbi bazagwa iburyo. Uravuga ngo tuzabirebesha amaso tubona ibihembo by'abanyabyaha. Uravuga ngo kuko twakunze gukiranuka tukanga ubugome, ngo icyo nicyo uzadukiriza. Tuzakwambaza utwitabe kuko wamenye amazina yacu. Nyemerera rero abo wamenye amazina yabo nibakwambaza ubitabe, wumve gusenga no kwinginga, kandi umugisha ubomeho ubahire muri byose. Umugisha imirimo y'amaboko yabo, bagurira imbago, bamara umubabaro, ubarengere buri wese uko akwifuza bari kumugenzereza. Bisenze nizeye mu izina ry'umwami wabambwe tukabamburwa Mesiya. Amen. Amen. Nimero za telefone zawe? 0782 900 552 0782 900 552. Imana niguha umugisha cyane. Wasezera abadukurikiye. Ndabakunda.